Reka nongere mbasuhuze, nizere ko mumeze neza. Nk'ibisanzwe rero tugiye gusorera hamwe ikizami. Mwibutsa yuko niba utarakora subscribe, nyamuneka ko wayikora kugira ngo uko dushyizeho video nshyashya cyangwa se ibizami bishyashya bijye bikorohera guhita uyibona. Mbibutsa ko kandi groupe kora rimwe yageze kure. Mbibutse yuko uyigiyemo wese adatsindwa kuko akora rimwe cyangwa agakora bwa nyuma. Ushaka kujya muri groupe, ushaka kode, ushaka kwiga amategeko y'umuhanda birambuye, ushaka ko tugukorera amatesite cyangwa se imyitozo yo kwimenyereza, nimero yo guhamagara ni imwe, ni 0788 972 814. Nimutugane murebe ukuntu ukora rimwe gusa cyangwa se ugakora bwa nyuma gusa. Twihuse rero, reka dutangirane n'ikibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza babwita. Ese ni feri y'urugendo, cyangwa ni B feri yo guhagarara umwanya munini, cyangwa ni C feri yo gutabara, cyangwa ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese ni ubuhe buryo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza? Twihuse rero, ntabwo tuza gutinda, hari igisubizo cy'ukuri ni C. Ni feri yo gutabara, niyo feri ushobora gukoresha mu gihe indi yaba yagize ikibazo, cyangwa se kugira ngo ikinyabiziga cyawe kigende gahoro. Ikibazo cya kabiri kirabaza ngo iyo hatarimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka, mbese n'imyaka 10, 12, mbese n'irindwi, cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha twihuse rero, birabujijwe gutwara abana badafite imyaka byibura 12 ku ntebe y'imbere mu gihe indi myanya yaba yashize mu modoka. Ubwo ni imyanya y'inyuma atari mu myanya y'imbere. Hano igisubizo cy'ukuri rero ni B, ni imyaka 12, cyangwa se n'abana badafite imyaka 12. Ukuvuga ngo duhereye ku myaka 12 kuzamura yahicara, ariko uri hasi yayo ntibyemewe. Ikibazo cya gatatu kirabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6. Mbese ni A ibinyabiziga bitwara abagenzi muri rusange, cyangwa ni B ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. Mbese ni C ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara, cyangwa ni D ibisubizo byose ni ukuri. Twihuse rero, n'ahangaha ni ibihe binyabiziga bigomba gukorerwa isuzumwa muri buri mezi 6? Twihuse, igisubizo cy'ukuri ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Bishatse kuvuga yuko ibinyabiziga bitwara abagenzi muri rusange, ni ariya makwasiteri, ariya mahiyasi cyangwa twegerane, ndetse na biriya bisi, mbese imodoka zose muzi zitwara abantu benshi cyangwa se mu buryo rusange. Hanyuma ubwo ni ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5, ndetse n'ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara. Ibi binyabiziga byose bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe nibura mu mezi 6. Ikibazo cya kane kirabaza ngo uretse mu mijyi, ku yindi mijyi igenwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo makuzungu ni, atubwiye ngo uretse mu mijyi. Iyo bavuze ngo uretse mu mijyi, nubwo bavuze ngo uretse mu nsisiro. Ku musisiro naho twabonye ko ari ahantu mu mijyi aho hari imihanda nyabagendwa ariko izengurutswe n'amazu menshi, cyangwa se hari uruhurirane rw'abantu, ku buryo bituma ikinyabiziga kigomba kugenda kigengesereye, cyangwa se kigomba gushyiramo iyindi myitwarire, cyangwa se iyindi myitwarire idasanzwe, kubera ko hari abantu benshi cyangwa se amazu menshi. Kiba kigomba kugenda gahoro muri make, kinareba cyane, cyangwa se umuyobozi wacyo abyitayeho cyane. Hanyuma rero, ku yindi mihanda yagenwe na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, kuyagenwe uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3. Imitambiko 3 twabonye yuko ari ibyuma bihuza ibiziga, cyangwa se ibyuma bihuza amapine. Iyo turimo kubara imitambiko, tubara ku mitambiko y'inyuma, cyangwa se ubwo tubara ku cyuma kirimo guhuza amapine ariko
cy'inyuma ntabwo tubara. Ubwo nituvuga inyuma turavuga kuri hariya ku gice cy'inyuma nyine kiriya kiba gifasheho amatara, iki ari amapine yo hasi niyo twita imitambiko. Imitambiko rero ni icyuma gihuza ibyo biziga bibiri cyangwa se ipine ry'ibumoso n'iry'iburyo, birumvikana. Hanyuma rero ishobora kuba ari itatu. Hari igihe tujye tubona nka makuzungu ifite, ariko hano batubwiye ngo hatarimo makuzungu, ubwo ni ukuvuga ngo n'ibindi binyabiziga byose hatarimo makuzungu. Ubwo makuzungu nayo tugomba kuyimenya ndetse tukamenya na romoroki icyo ari cyo, ariko tukaba tuvuge kuri iki kibazo icyo kinyabiziga kikaba atari makuzungu ariko gifite imitambiko itatu cyangwa irenga. Ni ukuvuga ngo ari kwa kundi amapine aba akurikiranye inyuma ariko arenga amapine atatu. Uramutse uyabaze ukabona yuko iyo mitambiko irenga itatu cyangwa se ingana n'itatu, baratubwiye ngo rero ku yindi mihanda yagenwe na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga, uburemere mbese ni ubuhe? Ni toni 10, toni 12, toni 16 cyangwa ni toni 14. Ikibazo uramutse utaragisomye rwose umva ko yaba ari zero, nta kindi. Twihuse rero ahangaha igisubizo cyo kuri toni 16. Toni 16 ku binyabiziga bifite imitambiko irenga cyangwa se ingana n'itatu. Imitambiko nizere ko twese tuyimenye. Ikibazo cya gatanu kirabaza ngo utuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zigiye hejuru biharirwa abanyamaguru mu bihe bikurikira. Ubwo nawe uhita ubyumva, utuyira turi ku mpande z'umuhanda cyangwa se inzira nyabagendwa n'inkengero zigiye hejuru. Tujya dukunda kubibona mu mijyi aho usanga bubaka umuhanda ariko inkengero zayo zikaba zigiye hejuru. Hanyuma rero ubwo nizere yuko namwe muhise mubyibuka aho mwabibonye cyangwa se muhise mubyumva. Imihanda myinshi nko muri Kigali niko yubatse, usanga hari inkengero hejuru, ahandi harimo hasi ho gatoya. Hanyuma rero utwo tuyira turi ku mpande z'umuhanda ndetse n'inkengero zigiye hejuru biharirwa abanyamaguru mu bihe bikurikira cyangwa se mu bihe iyo hari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Ushobora kuba hari amategeko abyerekana, hari nk'ibyapa. Kuyavuza ibimenyetso mujye mwumva ibyapa, mujye mwumva ishobora kuba ari ibimenyetso bimurika, bikaba ari ibyapa cyangwa se ibimenyetso byo mu muhanda. Iyo tuvuze ibimenyetso byo mu muhanda tuba tuvuze biriya bijyanye n'imirongo yo mu muhanda icagaguye, ngo umurongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa se mbese n'ibyo ngibyo tubona mu muhanda. Hanyuma iyo batatanye kandi bayobowe n'umwarimu, ubwo barimo kuvuga abanyamaguru, cyangwa se iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twihuse rero ahangaha igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Ni se. Niyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Ni ukuvuga ngo iyo nta bimenyetso cyangwa se nta mategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, ubwo ni ukuvuga ngo ayo mategeko aba abuze yuko ziriya nkengero ndetse zigiye hejuru hirya y'umuhanda cyangwa se hino. Ni ukuvuga ngo iyo nta mategeko ahari abibuza, buri gihe dufata yuko turiya tuyira ndetse na ziriya nkengero zigiye hejuru biharirwa abanyamaguru. Nizere ko bisobanutse. Ikibazo cya gatandatu kirabaza ngo iyo ikinyabiziga gifite amatara abiri cyangwa menshi y'ubwoko bumwe, ayo matara agomba kugira ibara rimwe n'ingufu zingana. Mwumve neza. Kandi akagomba gushyirwaho ku buryo buteganye uhereye ku murongo ugabanya ikinyabiziga mo kabiri mu burebure bwacyo, ariko ntibikurikizwa ku matara akurikira. Uko twagize mu matara isomo ryitwa amatara. Mbibutsa yuko ushaka yuko tugutegurira isomo rijyanye n'amatara, ushaka yuko tugutegurira isomo rijyanye n'imitambiko, ushaka yuko tugutegurira ibimenyetso byo mu muhanda, ibimenyetso bimurika cyangwa se ibyapa, byose ibyo turabigukorera
kandi ku giciro gitoya. Mwibutse ko kandi abari muri gurupe batajya batsindwa, usibye umusanzu wonyine wishyura, ubundi ukajya muri gurupe ukazayiviramo igihe ushakiye mpaka utsinze. Kandi iyo gurupe buri gihe ijyamo imyitozo mu gitondo, saa sita ndetse na nimugoroba. Ntucikwe rero niba ushaka gukora rimwe cyangwa se ushaka gukora bwa nyuma, ni karibu, ni 078972 baratubwiye ngo iyo ikinyabiziga gifite amatara abiri cyangwa menshi y'ubwoko bumwe, ubwo ni ukuvuga ngo n'ikinyabiziga kigomba kugira itara rimwe, sibyo? Kigomba kugira amatara, gishobora kugira amatara abiri ariko y'ubwoko bumwe, sibyo? Hanyuma rero iyo ikinyabiziga gifite amatara abiri cyangwa menshi y'ubwoko bumwe, ayo matara agomba kugira ibara rimwe n'ingufu zingana, kandi akagomba gushyirwaho ku buryo buteganye uhereye ku murongo ugabanya umuhanda ku murongo ugabanya ikinyabiziga mo kabiri mu burebure bwacyo, ariko ntibikurikizwa ku matara akurikira. Ubwo namwe nizere yuko mwahise mubyumva yuko buriya ukuntu amatara aba ashyizweho abateganye, ufashe ikinyabiziga ukakigabanyamo kabiri, ugahera aho ngaho ukajya iburyo, ugahera aho ngaho ukajya ibumoso, wasanga ayo matara ateganye, kandi mo hagati cyangwa se aho ngaho muri iyo nzira urimo kugenda ibumoso n'iburyo harimo intera ingana, yaba ari metero cyangwa se santimetero bitewe n'uko ikinyabiziga kingana. Ariko ngo ibyo ntibikurikizwa, ubwo bishatse kuvuga yuko amatara tugiye kureba ashobora kuba ari abiri cyangwa se menshi, kandi agizwe n'ubwoko bumwe, kandi ayo matara akagira ibara rimwe cyangwa se ingufu zingana, cyangwa bikaba bitanahuye, kandi akagomba gushyirwaho ku buryo bukurikira. Aya ngaya tugiye kureba yo ashobora gushyirwaho batitaye ngo turafata ikinyabiziga tukigabanyamo kabiri, ubundi tugishyiraho ku buryo kiba giteganye n'umurongo ugabanyamo ikinyabiziga mo kabiri. Ni ukuvuga ngo ni itara ndangamubyimba, itara ndangaburambarare, itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga. Twihuse rero, ahangaha igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Ni se, ni itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga. Ubwo nizere yuko mubonye itara. Iri tara ni itara batubwiye yuko rishobora, iri ngiri turarizi, riba ari itara rimwe kandi rishobora gushyirwaho, ribonye batitaye ngo mbese itara rigaragaza cyangwa se plaque, itara ririmo kugaragaza plaque rishyirwaho ribonye hose, batavuze ngo naho ikinyabiziga kigabanyamo kabiri. Nizere yuko twabyumvishe. Hano ikibazo cya karindwi kirabaza ngo ibinyabiziga bihinga n'ibindi bikoresho byihariye bikoreshwa n'ibigo bipatana imirimo iyo bigenda mu nzira nyabagendwa igihe cya nijoro bitewe n'uko ibihe bimeze. Ubwo ni igihe cya nijoro cyangwa se bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bishobora kugaragazwa inyuma n'amatara abiri atukura, bipfa kuba bitarenza ibipimo bikurikira. Batubwiye ngo ibinyabiziga bihinga n'ibinyabiziga bikoreshwa byihariye bikoreshwa n'ibigo bipatana imirimo iyo bigenda mu nzira nyabagendwa. Mu nzira nyabagendwa ni imihanda isanzwe iriya tugendamo ya kaburimbo igihe cya nijoro cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze. Batubwiye ngo bitewe n'uko ibihe bimeze, bishobora kuba ari igihe cy'imvura nyinshi, bishobora kuba ari igihe cy'umukungu, mbese igihe icyo ari cyo cyose cyatuma bidashoboka ko kibonwa icyo kinyabiziga turimo kuvuga byibura muri metero, ubwo gishobora kubonwa cyangwa se gishobora kubona. Twibuke yuko haba hari amatara ndanga aranga ikinyabiziga mu ntera runaka, ndetse tukagira n'amatara y'imbere agaragariza noneho umuyobozi w'ikinyabiziga ibiri imbere ye. Ngo hari amatara agufasha kureba ndetse hari n'amatara agufasha kurebwa. Ayo matara niyo twita ndanga. Hanyuma bitashoboka kubona neza muri metero 200, bishobora kugaragazwa inyuma n'amatara abiri atukura, ariko bipfa kuba bitarenza ibipimo bikurikira. Mbese niba ibipimo bigomba kuba bitarenza kugira ngo byemererwe kuba
bishobora kugaragazwa n'amatara abiri atukura inyuma mu gihe bitagishoboka kubonwa cyangwa se kubona neza muri metero 200. Mbese ni A, kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha. Mbese ni B, uburebure bwabyo habariwemo n'ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. ubwo nituvuga uburebure mwumve kuva ku ipine rya mbere kugera ku ipine ry'inyuma, ni iry'inyuma ntabwo ari ibumoso cyangwa iburyo. Uburebure ni uko nguko tububara. Hanyuma C, uburebure ntarengwa ntiburenga metero 8 cyangwa D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Twihuse rero ahangaha igisubizo cy'ukuri ni D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya 8 ubwo hari abatubwiye ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo biriya bigo bipatana cyangwa se ibinyabiziga bihinga ndetse n'ibindi bikoreshwa n'ibindi bikoresho byihariye bikoreshwa n'ibigo bipatana, hano bishobora kugaragazwa n'itara n'amatara abiri atukura ariko mu gihe bitarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha kandi uburebure bwabyo habariwemo n'ibyo bitwaye bukaba butarenga metero 6, niho bishobora kwemererwa kugira amatara abiri atukura mu gihe bitagishoboka kubona cyangwa kubonwa muri metero 200. Ikibazo cya 8 kirabaza ngo ku kinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku kiziga ni kigomba kurenga ibipimo bikurikira. Tuvuga ngo ku kinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ni kigomba kurenga ibipimo bikurikira. Ubwo twagiye barimo kutubwira kiriya gice kiba kiriho amatara, uramutse uhereye kuri rapine ukagenda imbere usatira kiriya gice kiba kiriho amatara cyangwa se usatira inyuma kiriya gice kiba kiriho amatara, hari ibipimo kiriya gice kitagomba kurenga. A, inyuma ni metero 3 na santimetero 50 cyangwa ni B, imbere ni metero 1 na santimetero 70. mbese ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri cyangwa ni D nta gisubizo cy'ukuri ikirimo. Twihuse rero ahangaha igisubizo cy'ukuri ni A. Ikibazo utagisomye rwose urumva ko waba utsinzwe. Hano nta nyurabwenge bisaba gushyiramo, bishatse kuvuga yuko igice kirenga ku kiziga cyangwa se igice kirenga ku mapine inyuma kitagomba kurenga metero 3 ndetse na santimetero 50. Twikomereze no ku kibazo cya 9 kivuga ngo ubumwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka iguma heri uko yaba yikoreye kose ku kazamuka kose cyangwa ku gacuri bya 16%. Imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma niyo umuyobozi yaba atarimo. Mbese ni iyihe feri? Atubwiye ngo iyi feri uko haba hazamuka kose cyangwa se uko haba hamanuka kose, cyane cyane ku gacuri. Agacuri ni ukumanuka agacuri byibura ka 16%. 16% rwose tubyumve neza, ni nko gufata igiti ukaba wakigondaho gatoya. Hari ahantu rero ukuntu haba hamanuka, tuvuga ngo ubu bwoko tugiye kureba ni ubwoko butuma imodoka ihagarara cyangwa se butuma feri ifata igakomeza kwegera ku buryo ibyuma by'inyuma n'umuyobozi niyo yaba atarimo bishobora gutuma iyi modoka itava aho cyangwa se iki kinyabiziga kitava aho kiri. Mbese ubu bwoko bwa feri ni ubuhe? Mbese ni feri yo guhagarara umwanya munini? Mbese ni feri y'urugendo? Mbese ni feri yo gutabara? Cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Twihuse rero, iyi feri ni iyihe? Ni feri yo guhagarara umwanya munini. Iyi feri niyo ukoraho cyangwa se ugafata ku buryo uko imodoka aho yaba iri hose itakinyeganyeza rwose, iba ifashe cyane. Ikibazo cya 10 kirabaza ngo iyo ku manywa urumuri rudahagije hatabona neza ni ayahe matara y'urugendo ugomba gukoresha? Ni ayahe matara y'urugendo? Uvuga ngo uri mu rugendo, ntabwo ari amatara yo kubisikana batubajije amatara maremare. Mbese ni A, amatara yo kubisikana n'amatara kamenabihu, cyangwa ni B, amatara kamenabihu y'imbere. Mbese ni C, amatara yo kubisikana, cyangwa ni D, amatara kamenabihu y'inyuma. Twihuse rero ahangaha igisubizo cy'ukuri
ni ikihe? Ni A, ni amatara yo kubisikana ndetse na kamena bihu. Niyo matara y'urugendo ugomba gukoresha mu gihe hatabona, ariko ari ku manywa. Ubwo ni amatara yo kubisikana ndetse n'amatara kamenabihu. Ushaka kumenya byinshi ku matara ubona kuduhamagara tukaguha isomo ku matara ndetse no ku bindi byose ushaka, kujya muri groupe, gufata kode, kwiga utavuye aho uri ndetse n'ibindi byinshi. Ni ya nimero n'ubundi ni 0788 929 Ikibazo cya 11 kirabaza ngo ni iki ugomba gukora igihe uhagaze ku muhanda igihe cy'ibihu. Ni iki ugomba gukora cyangwa se ni iki tugomba gukora mu gihe duhagaze mu muhanda ariko mu gihe cy'ibihu? Mbese ni A, kureka amatara ndanga akaguma yaka, cyangwa ni B, kureka amatara yo kubisikana na kamenabihu akaguma yaka? Mbese ni C, kureka amatara yo kubisikana akaguma yaka, cyangwa ni D, kureka amatara y'urugendo akaguma yaka? Twihuse rero, mu gihe tuzaba duhagaze mu gihe cy'igihu ndetse ari ku muhanda, ni iki tugomba gukora? Ni A, ni ukureka amatara ndanga akaguma yaka. Nk'uko nabibabwiye, ikinyabiziga kigira amatara agifasha kubonwa ndetse kikagira amatara agifasha kubona. Ayo matara ndanga rero ni amatara aranga koko ikinyabiziga. Niyo mpamvu mu gihe uhagaze mu gihe hano bari batubwiye mu gihe uhagaze ku muhanda kandi ari igihe cy'ibihu, kuvuga ngo ugomba kuguma amatara yawe ndanga yaka. Kuvuga ngo n'ubundi no mu gihe cy'ijoro cyangwa se mu gihe icyo ari cyo cyose haba hatabona, aya matara ndanga agomba kuguma yaka kugira ngo agaragaze ikinyabiziga cyawe, hataza kugira undi muntu giteza impanuka cyangwa se ugikoraho impanuka. Ikibazo cya 12 kirabaza ngo inzira nyabagendwa ifite ibyerekezo bibiri, uruhande rw'ibumoso rudufasha iki? Iki kibazo cyo kiroroshye. Twagiye mu bimenyetso byo mu muhanda, uruhande rw'ibumoso cyangwa se igisate cy'ibumoso kidufasha iki? Mbese ni A, kunyuranaho gusa ntugaruke iburyo bwawe, cyangwa ni B, kunyuranaho cyangwa ugatira ibumoso? Mbese ni C, hemewe kugenda imodoka zihuta gusa, cyangwa ni D, gukatira iburyo gusa utanyuranyeho? Mbese iki gisate cy'ibumoso kidufasha iki? Ubwo nawe nizere yuko wamaze gusubiza, niba ibyo mu muhanda ubizi neza, kandi ni karibu tukakwigisha ku buryo burambuye. Hano igisubizo cy'ukuri ni B, kunyuranaho cyangwa gukatira ibumoso. Mbibutsa yuko niba byemewe kujyamo hariya, ariko iyo twagiyemo tujyanwamo n'ibintu bibiri, ni ukujya no gukatira, ni ukunyuranaho cyangwa se gukatira ibumoso ugiye gusubira inyuma. Ntibyemewe na rimwe kugendera muri iki gisate cy'umuhanda uko byamera kose, uko byaba bimeze kose, mu gihe inzira nyabagendwa ifite ibyerekezo bibiri. Ibyerekezo biri ukuvuga ngo iragendwamo mu cyerekezo cy'ibumoso ndetse no mu cyerekezo cy'iburyo. Niyo mpamvu rero kunyuranaho cyangwa gukatira ibumoso kiriya gice ari byo bidufasha mu gihe nanone harimo imirongo icagaguye. Harimo imirongo icagaguye, ubwo ayo ni ayandi masomo. Ikibazo cya 12 kirabaza ngo ni hehe byemewe kunyuranaho mu nzira y'icyerekezo kimwe? Mbese mu gihe dufite icyerekezo kimwe ni ryari, cyangwa se ni hehe byemewe kunyuranaho? Mbese ni A, ni ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda, cyangwa ni B, kunyuranaho ntibyemewe, cyangwa ni C, ku gisate kiri iburyo bw'umuhanda gusa, cyangwa ni D, ku gisate cy'ibumoso cyangwa iburyo? Twihuse rero, angaha igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Ni A, ni ku gisate cy'ibumoso bw'umuhanda. Buri gihe kunyuranaho bikorerwa ibumoso, nta na rimwe ikinyabiziga gishobora kunyura iburyo. Niyo mpamvu ko byamera kose ku gisate cy'ibumoso bw'umuhanda ariho umuyobozi agomba kunyuranaho aciye. Ikibazo cya 13 kirabaza ngo ni uwuhe muntu ushobora gusimbura ibimenyetso byo mu muhanda dutegetswe kubaha? Iki kibazo nigeze kukivugaho yuko mu bimenyetso byo mu muhanda iyo byanze gukora, ndetse bishobora no kuba atari ibyo mu muhanda, ari ibimenyetso bimurika cyangwa se nta byapa bihari. Mu rugero, hari umuntu ushobora gusimbura ibyo bimenyetso byo mu muhanda dutegetswe kandi kubaha. Uwo ninde?
mbese ni A ni umuyobozi w'ikinyamitende, mbese ni B mbese ni umunyamaguru, mbese ni C umukozi ubifitiye ububasha, cyangwa ni D umuyobozi wa bisi. Twihuse rero, umuntu ushobora gusimbura ibimenyetso by'umuhanda kandi dutegetswe kubaha ninde? Ni C, ni umukozi ubifitiye ububasha. Umukozi ubifitiye ububasha, urabizi aryamanye ku kuboko ashaka kugaragaza yuko ashaka kugaragaza ikinyabiziga yuko kigomba guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya mutoya. Ndumva ariho nahereye mbasobanurira yuko mu gihe ibimenyetso byapfuye, cyangwa se mu gihe amatara atarimo gukora neza, ibimenyetso by'umuhanda bitarimo gukora, dutegetswe kubaha uriya muyobozi ubifitiye ububasha, cyangwa se umukozi ubifitiye ububasha. Twihuse, ikibazo cya 14 kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ubwo twagiye mu isomo ibyapa. Nyamuneka rwose, niba uri ahangaha utazi ubuso bw'icyapa, utazi ibirango by'ibyapa, utazi umuzenguruko, byaba ari ikibazo. Hano turimo kubona ko ari ubuso bw'umweru, ibirango byo ni umukara, ndetse n'umuzenguruko wa mpande eshatu mu ibara ritukura. None iki cyapa gisobanura iki? Mbese ni A, iteme ridahoraho, mbese ni B, umuhanda utaringaniye, mbese ni C, umuhanda w'inzira winjira mu kuzimu, cyangwa ni B, ubutaka bworoshye. Twihuse rero, ahangaha igisubizo cy'ukuri ntabwo dutinda, ni B, ni umuhanda utaringaniye. Ni ukuvuga ngo ni dodani mu yandi magambo, cyangwa kwa kundi tugenda tugasanga mu muhanda handitsemo ngo hump ahead, bishatse kuvuga yuko umuhanda utaringaniye neza, cyangwa imbere uri buze guhura n'ahantu hataringaniye imbere. Impamvu rero iki cyapa kitubwiye yuko ari umuhanda utaringaniye. Umuhanda utaringaniye si uko utaringaniye, ahubwo ni ya dodani ifasha kugabanya umuvuduko, cyane cyane ikunda gushyirwa mu mijyi kugira ngo igabanye umuvuduko w'ibinyabiziga. Kuko murabizi iyo turi mu nsisiro, hariya hantu biba bitoroshye, ntago hari ukuntu umuntu ashobora gutwara ikinyabiziga uko ashatse ku muvuduko mwinshi. Ariko iyo ziriya dodani zihari, bituma umuyobozi yitwararika akagenda gahoro, kuko iriya dodani uramutse uyigiyeho ku muvuduko uri hejuru, murumva ibyo yakora. Twikomereza no ku kibazo cya 15 kivuga ngo mu gihe utwaye ikinyabiziga nijoro ucanye amatara maremare ugahura n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo, ugomba kugira gute? Mbese wakora iki mu gihe utwaye ikinyabiziga nijoro ucanye amatara maremare? Ibyo birumvikana, cyangwa se amatara y'urugendo, ugahura n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo, ugomba kubigenza gute? Mbese ni A, gukomeza ibumoso, mbese ni B, kuzimya ucana amatara maremare n'amagufi, mbese ni C, kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse, cyangwa ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iki kibazo turaza kugihuza na cya kindi kitubwira yuko mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo cyacanye amatara maremare ndetse kirimo kuguma, wowe wabigenza gute? Ni ukuvuga ngo rero ni igihe waba wishe iri tegeko. Mu gihe uhuye n'ikinyabiziga ucanye amatara maremare, ugomba gukora iki? Twihuse, ahangaha igisubizo cy'ukuri ni C, ni ukuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse. Iyo uzimije amatara maremare, uhita ucana amatara magufi. Ahangaha rero, kugira ngo tujye tubihuza neza, nutazimya aya matara maremare, niho bazahita bakubaza ngo, undi muyobozi bazahita babaza ngo, mbese uyu muntu wagumye, kuko iyo ucanye amatara maremare ukajya kubisikana n'ikindi kinyabiziga, uragihuma bigatuma atareba neza imbere. Mbese uyu muntu wagumye, wowe wamwitura iki? Ariho tuhita tubona yuko umuntu wagumye uku nguku, cyangwa se wibagiwe kuzimya amatara maremare, nawe utagomba kumuhimisha gucana andi maremare, ahubwo ugomba kugenda ugabanya umuvuduko ndetse wigira ku ruhande rw'iburyo, kugira ngo icyo kinyabiziga kibanze gitambuke, cyangwa se kugira ngo ahantu ubanze uhave. Ikibazo cya 16 kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ugendera inyuma y'ikindi kinyabiziga akaba adateganya kukinyuraho yakora iki? Niba uri umuyobozi w'ikinyabiziga ukaba udateganya kunyura kuri icyo kinyabiziga, mbese ugomba gukora iki? Mbese ni A,
kuguma inyuma y'icyo kinyabiziga hagati mu muhanda, cyangwa ni B, kuguma inyuma yacyo kugira ngo yemerere ibindi binyabiziga gutambuka, mbese ni C, gutwarira inyuma ye, eh, gutwarira inyuma ye umwegereye, umwegereye cyane kugira ngo ureke ibindi binyabiziga bibanyureho. Uruvuga ngo wamwegera cyane kugira ngo utange indi inzira, cyangwa byorohere ibindi binyabiziga kunyuranaho, cyangwa n'inde gutanga ibimenyetso ku bindi binyabiziga ko byabanyuraho, cyangwa se gutanga uburenganzira buvuga yuko utitegura kunyuranaho, yuko ibindi binyabiziga bishobora kunyuranaho. Twihuse rero aha ngaha icyo uzakora mu gihe utiteguye kuba wanyuranaho ni B, ni ukuguma inyuma yacyo kugira ngo wemerere ibindi binyabiziga gutambuka. Ikibazo cya 17 kirabaza ngo ni icyo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ageze hafi y'inzira ifunganye igihe ahuye n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo. Kuvuga ngo ugeze mu nzira ifunganye kandi muri iyo nzira ugiye guhurira muri ikindi kinyabiziga, kandi muri iyo nzira irafunganye kandi inzira ifunganye, mbese ni A, ugomba kuguma mu mwanya, agomba kuguma mu mwanya yarimo agategereza gutambuka ku kindi kinyabiziga, mbese wahagarara ugategereza ko ikindi kinyabiziga kibaza gutambuka, cyangwa ni B, kugabanya umuvuduko no gusiga umwanya uhagije hagati y'ibinyabiziga byombi, mbese ni C, gutegereza ko undi muyobozi w'ikinyabiziga ava mu muhanda, cyangwa ni D, gutwarira ikinyabiziga mu muhanda hagati kugira ngo abandi bayobozi bahagarare. Twihuse rero ahangaha icyo ugomba gukora, cyangwa se imyitwarire myiza ugomba kugira mu gihe ugeze hafi y'inzira ifunganye kandi ugahura n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo, icyo ugomba gukora ni ikihe? Ni B, no kugabanya umuvuduko no gusiga umwanya uhagije hagati y'ibinyabiziga byombi. Mwibutse umuntu utari wakora subscribe rwose kurimo kwitinza, wowe utari wajya muri groupe yakora rimwe gusa cyangwa kora bwa nyuma gusa urimo kwitinza. Niba ushaka kujyamo ni umusanzu gusa usabwa, ni amafaranga make cyane, ubundi ukajya muri groupe ukajya wakira amasomo nk'abandi. Kandi mwibutse ko iyo groupe n'ubundi ikintu cyose ushaka turakigukorera, tugusabira kode, cyangwa se nanone ugahura n'abandi mukaganira bakaguhugura, muri make ukamenyana n'abantu. Ubwo rero ni karibu, bibutsa ko niba utari wakora subscribe nyamuneka ko wayikora kugira ngo ibizamini nk'ibi ngibi biba byakozwe tuba duhise dukosora bijye bihita bikugeraho. Baratubwiye ngo rero duhamagare ni 0787929814. Umuyobozi w'ikinyabiziga uri kugendera mu muhanda w'ibyerekezo bibiri, ni uruhe ruhande rw'umuhanda agomba gukoresha? Ni uruhe ruhande agomba gukoresha? Iki kibazo kiroroshye. Uruhande rw'ibumoso rw'umuhanda uretse igihe atwaye imashini zihinga cyangwa zikoreshwa indi mirimo, cyangwa ni B, mu gice cy'umuhanda yumva ashaka, mbese ni C, mu gice cy'iburyo bw'umuhanda uretse igihe ashaka kunyuranaho cyangwa gukatira ibumoso, cyangwa ni D, ku ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda. Twihuse rero iki ngiki ntabwo tugitindaho, tugomba kubimenya neza niba turimo kwiga amategeko y'umuhanda koko, ko buri gihe umuyobozi ategetswe guca mu gisate cy'iburyo bw'umuhanda keretse igihe ashaka kunyuranaho cyangwa gukatira ibumoso. Twabonye yuko aribwo ashobora kujya mu gisate cy'ibumoso. Twigeze no kubona ikibazo batubaza mu gisate cy'ibumoso bw'umuhanda kidufasha iki. Ni ukuvuga ngo ikiburyo kidufasha kugenderamo gusa, ariko nanone waba ushaka kunyuranaho cyangwa gukatira ibumoso ugakoresha igisate cy'ibumoso. Ikibazo cya 19 kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ugendera inyuma y'ikindi kinyabiziga gitwara abagenzi gihagaze gikuramo cyangwa gishyiramo abagenzi yakwitwara gute? Mbese ni A, kunyuranaho ibumoso, mbese ni B, gutegereza yihanganye, mbese ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, cyangwa ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twihuse, uyu muyobozi urimo kugendera inyuma y'ikinyabiziga gitwara abagenzi kigeze aho kirimo gukuramo cyangwa se gishyiramo abagenzi agomba kwitwara gute? Agomba kubigenza gute? Agomba kunyuranaho ibumoso, ntagomba kugitegereza cyangwa se ngahagarare, ahubwo agomba guhita akinyuraho
ibumoso. Twikomereze no ku kibazo cya nyuma kivuga ngo kunyuranaho mu ikoni. Kunyuranaho mu ikoni mbese biremewe, ntibyemewe, biremewe gukoranya ubwitonzi cyangwa de, ibisubizo byose ni ukuri. Twihuse rero kugira ngo dusoze, hano igisubizo cy'ukuri ni B.